iyi nkuru ntabwo ari iyo kubarwa n'umuntu umwe pe. Babiri, batatu, bane. Oya, abo ni bake ni ukuri ndabarahiye. Iyi nkuru ni ndende cyane. Biratangirira he sasa? Njya gukora iyi nkuru nta kintu na kimwe nari mfite pe. Nari nzi ko nzabona intangiriro yayo ariko umusozo nkawubura. Ratanga ugahitamo ari ukuvuka, ubwenge n'umwanya wicamo uyu munsi. Okay, Miki, nubwo umugabo yigira reka musobanurire gato. Ngoga, utaraza kuri iyi si wari ufite amahitamo atatu cyangwa ane. Kwemera kuza ku isi, ubwo ndavuga kuvuka ibyo byonyine bikaba bihagije, cyangwa guhitamo kureka kuza ku isi ariko ukagira ubwenge burenze cyane ubw'ikiremwa muntu ugifite, cyangwa se nanone guhitamo kwa gatatu gutunga byose biri kuri iyi si ariko bambe ntube waraje kuri iyi si. Kane, byose ndavuga kuvuka, ubwenge, ubutunzi ukanga kubitamo, ukihitiramo kwicara muri uwo mwanya wicayemo uyu munsi. Reka da, ubundi ubwo ibyo bibazo umwana w'uruhinja yasubiza ubu bizanye ute? Mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali mu ngobyi ya Norvège, ngaha ahatangiriye inkuru yose nibwo Imana yicaye ifata kondi irakabumbabumba ibiremye umuntu imwita Pacifique Nkubito wa Nkubito. Imana ibona ko adakwiye kuba wenyine, agenda muri ya ngobyi, ageze mu gace kaho kitwa Bugesera, iramusinziriza imukuramo urubavu iruhindura umugore we, imwita Ngoga dansira wa Girwari. Ngahe nguko. Ubundi Pacifique mubona aha yavutse tariki 20 Kamena mu mwaka wa XXXX. Ubwo mwaka nawe wawibwira bitanakunda kandi ukamwegera. Izina yiswe izi tariki risobanuye umunyamahoro. Ba Pacifique bakunze kurangwa no gukunda imiryango yabo, nta kavuyo bagira, bubahiriza inshingano, bagira ibitekerezo byagutse kandi barakora kurusha kuvuga. Yavukiye mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge, avuga kuri Nkubito Filimoni na Kanyera Josephine. Yize amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Ni umwe mu bagabo bazi gukora cyane, akikundira umuziki, akunda gucuranga piano ndetse no kubita umurya w'inanga, ndavuga gitari. Akunda kureba umupira w'amaguru. Ngayo nguko. Ariko noneho tariki 10 Kanama mu mwaka usa nkaho ndi n'ubundi, niba wibuka ni wa wundi wagizwe ibanga hejuru, nibwo urugo rwa mugabo arigira Gregoire bari babonye ukomba umwuko. Ukunda gukomba umwuko, kwanga kurira aho abandi bari kurira, akarira mu isafuriya, kwiba isukari, kunywa amata y'umwana. Noneho ayo makosa yose agashyirwa kuri musaza wa Philippe na murumuna we Adeline kuko yababeshyeraga. Ngoga ndanse menye ibanga pe. Mukanguga dansira yavutse ziriya tariki nababwiye, tariki 10 Kanama, akaba ari umwana wa gatanu mu muryango w'abana 11. Avuga kuri se mugabo arigira Gregoire na nyina wa Maria Ange. Yize amashuri abanza kuri GS Ririma, secondaire yayize kuri groupe scolaire Apedic Bungwe, kaminuza ayigira ku mazi i Rubavu. Akunda kureba filime nyarwanda. Uretse gato nanone akunda kureba filime nyarwanda. Filime urapozinga ariko umupira ntabwo upozinga. Byari kuba byiza iyo dukomezanya ariko reka ncumbikire hano. Ariko nanone nubwo umwanya ari muto reka nongere hakangaka. Hari kuwa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa 10, uyu mubyeyi muramuzi yitwa Mama Richard. Ngaya magambo kuri dansira amuvugaho ati my second mom, umubyeyi wanyirereye akamuburire bwiza, agafatanya n'abanjye kunoza inzira yo gusenga. Amba hafi umunsi ku munsi. I don't have enough words to describe how much I appreciate you, my big family. I'm blessed to have you in my life. Ndagukunda mama, ntukababare. Thank you for everything. Nanone mubyibuke uyu ni Mama Richard. Kuri dansira ati ni my second mom, umubyeyi wanyirereye akamuburire bwiza, agafatanya n'abanjye kunoza inzira yo gusenga. Amba hafi umunsi ku munsi. I don't have enough words to describe how much I appreciate you, my big family. I'm blessed to have you in my life. Ndagukunda mama, ntukababare. Thank you for everything.
arongera ati kuri uyu wundi ni mama we wamwibarutse mu nda, ati mama wambyaye nakwitura iki? Uru rukundo uri umubyeyi, shimirwa ibyiza mubyeyi, ntukababare ma, turagukunda. Naho hari izi tariki 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka n'undi 2025 nibwo Dansira byari bimurenze, arongera mu magambo kuri stati maremare cyane, ifoto ya mama we bareba n'akana ko mu jisho baseka, arongera mutura amagambo y'amarangamutima akomeye, ati mayakabura ntikaboneke, umwe mu batumye mbaho, warakoze cyane ma, amezi 9 mu nda yawe ugenda wigengeseye, urara udasinzira ngo hato hatagira n'umubu nkoraho, unyigisha kwicara, unyigisha gutambuka, unyigisha gusenga, urandera ndakura, inkoni yawe ntiyambabazaga ahubwo yanyigishaga urukundo, wanyigishije guca bugufi, kugira umutima ugira impuhwe, wambwiye ko kuba umuntu ari byo bya mbere, ko urukundo rusumba byose, maze umbwira ko kubaha Uwiteka ari byo bituzanira ibyiza. Mama mwiza, ntawapima akamaro kawe, nubwo amagambo yanjye ari make, mu mutima wanjye uri nk'ikirenga, ndagushima uko wowe uri ma. Ngiye amagambo ya Ngoga Dansira. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, umunsi w'urukundo, habaye intsinzi ku rukundo rwa babiri bahindutse umwe. Nta n'umwe uri hano utavuga ati ubukwe bwiza n'urugo ruhire. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi utazibagirana mu mateka y'ikiremwa muntu, by'umwihariko Ngoga Dansira ndetse na Paccy Nkubito. Ntuzibagirana no kuba ari hano twese. Icyo twakifuza twese ni urugo ruhire, ariko nanone yitwa gift cyangwa se kado. Nawe muri post nyinshi ndetse n'amagambo y'amarangamutima hari ibyo yavuze kuri Ngoga Dansira, ariko na Dansira aramusubiza. Gusa nanone umwanya wabaye muto, icyo navuga ni urugo rwiza, urugo ruhire, amata n'ubuki ntibizabure, ndetse urukundo rwanyu rujye rwiyongera umunsi ku munsi. Nicyo nabifuriza nonaha abadafite ishyari, abafite urukundo ndetse bishimiye Ngoga Dansira ndetse na Paccy. Mwese nyihumeka kabiri, dukoma amashyi twese tuyakomera icyari. Murakoze cyane. Njye nitwa Jay. Peace out.